urukundo rwikubuza amahoro ngo wihutire kubwira uriya mukobwa yuko umukunda. No, hari ibintu ukwiriye kumenya mbere yuko utobora ukavuga. Hari n'ibyo ukwiriye gukora kugira ngo uzageze igihe yaragukunze kera. Ijambo ndagukunda ni ijambo riba rifite uburemere bwinshi cyane. Igihe cyose iyo urivuze umeze nk'umuntu utuye umutwaro uremereye cyane. Iyo uribwiye umukobwa ugukunda abagufashije kwakira wa mutwaro ukaruhuka. Tekereza rero uzi neza ko hari umuntu ugiye kugufasha kukuruhura cyangwa se ari umuntu ugiye kugufasha kwakira uwo mutwaro akakubwira yuko nawe uwo afite utamworoheye. Yaba ari ikibazo gikomeye cyane, ariko ku rundi ruhande nawe ugifitemo uruhare. Umusore uri seri ntabwo atekereza kubwira umukobwa yuko amukunda ngo ahita abikora. Ahangaho umukobwa ahita kugira inzanga. Uyu mukobwa ashobora kubona yuko ari agakino urimo. Buri mukobwa wese ugezeho umubwire yuko umukunda. Mani bitware gakeya, mubanze mumarane iminsi muganira. Rimwe na rimwe uko ubyutse umubaza uko yaramutse. Gakeya ujye ukunda kumuganiriza, ariko uri mu rwego rwo kwishakira uburyo mwakibera inshuti bisanzwe. Iby'urukundo ntuzahita ubimwereka, ahubwo uzamwereke yuko ari ubushuti busanzwe. Ahangaha niwe uzamenyera aya makuru. Ese uyu mukobwa nkunda ntiyaba afite undi musore bakundana? Numara kumenya yuko ahari, uzamenya ukuntu ugiye kurwana urugamba. Nusanga atanahari nabwo azaba ari amahirwe akomeye cyane yo kugera ku tsinzi yawe. Ariko nanone nusanga hari, azaba ari amahirwe akomeye cyane yo kumenya uburyo babanyemo. Hari ukuntu umusore akunda umukobwa ariko ugasanga ntabwo azi kumukunda ko. Kumufuhira ndetse no kumubwira nabi biri mu bintu byaguhesha guhita winjira mu kibuga neza cyane. Kutamuhakaya nk'uko bikwiriye cyangwa se kudamuha umwanya ngo baganire, ibi bintu biri mu bintu byatuma uhita winjiramo neza cyane. Buretse kumubwira yuko umukunda, ahubwo banza umenye amakuru. Ibyo bakundana atamukora, wowe bimukorere wivuye inyuma. Gerageza kumuhereza umwanya, umureke muganira kwisanzureho. Gerageza kumugira inama mu buzima bwa buri munsi zamuteza imbere cyangwa zamufasha kwikuraho ari aka kanya. Ntuzibagirwe kumubwira yuko gusenga Imana no kuyubaha ari byo bya mbere. Bitewe n'uburyo umwitaho, hari igihe kizagera ubone atangiye kugukunda bro. Azatangira kugukumbura ndetse no kugutekereza cyane. Azakubwira ko inama zawe zimwubaka. Azakubwira ko nta wundi musore mutekereza kimwe. Amabanga ye yose azatangira kujya agenda yakubwira. Nta nubwo azaguhisha yuko hari umuntu bakundana. Ahangaha uzaba utangiye kugera mu nzira nziza zo kuba wamubwira yuko umukunda. Ariko wowe uzakomeza umwereke yuko ibintu umukorera ari ibintu bisanzwe kuri wowe wabikorera n'undi mukobwa uwo ari we wese. Ntabwo uzatangazwa no kumva kubajije niba hari undi mukobwa ugiye ubikorera. Ibi ngibi bizakwereka yuko umukobwa yatangiye kugukunda. Uzamubwire yuko bidakunze kukubaho, ahubwo ubu ngubu ari we ufite amahirwe yo kuba wabikorera. Uri mu nzira nziza zo kuba wamubwira yuko umukunda. Nta kintu kibi nko guhubukira kubwira umukobwa yuko umukunda, kuko biragoye kuba yakubwira ngo ndakwanze ukazagira ahantu bigarurira. Niyo mpamvu mbere yuko umubwire yuko umukunda ukwiye kubanza ukitonda, ukamera nk'aho ari umushinga runaka uri kubanza kwigaho. Nukomeza kubikora gutya, hari igihe kizagera we ubwe ubone afashe telefone arakwihamagariye, akubwiye ko yagukumbuye. Hari nubwo ataguhamagara akakwandikira. Ibyo byose atabikora, agatangira kukubaririza, akakubaza inshuti zawe mugendana. Ahangaha none ukwiriye gutekereza uburyo wapanga kumubwira yuko umukunda. Ese uri kwibaza noneho uburyo bwiza wabimubwiramo? Kanda like kuri no video, hanyuma unyandikire hasi muri comment umbwire ngo ni gute nabimubwira, ni gute namubwira yuko mukunda. Hanyuma nanjye mu kiganiro kiza gukurikiraho ndaza kuza nkubwira uburyo bwiza wabimubwiramo kandi bikagenda neza cyane. Niba uri mushyashya ukaba utarakanda subscribe kuri no channel, ntiwirengagize ko wabikora, ntugende utabikoze kugira ngo nawe ube umwe mu bantu basha kubona ibiganiro bitandukanye bikunda gutambuka ngaha, kandi ujye ubasha kubibona kandi ubibonere ku gihe. Niba twatangiranye kino kiganiro tukaba tugiranye ku musozo, wakoze cyane kandi uri umuntu w'umugabo, ndagushimiye cyane. Reka nkubwire ngo tuze guhura mu yindi video twiga ibindi bintu bikomeye cyane dukwiriye kuba twamenya mu rukundo. Je mwari muri kumwe nk'isanzwe, nitwa Ariko Damas. Mukomeze mwandika mu comment, mukomeze mukoresha kuri no video, mukomeze mu kandi subscribe niba mutarazikanda kugira ngo dukomeze kubaka umuryango wacu. Bye, ndabakunda, mukomeze kugira ibihe byiza.